wuzanye inkuru nziza ngo ndetse ngakamamaza iby'amahoro. Imana yibutse ineza ukora mama, Imana yibutse kwitanga kwawe, Imana yibutse gusenga kwawe. Haleluya. Yaravuze ngo ugutwi kwanjye kuracyumva ngo kandi ubwo k'Uwiteka Imana kuracyakora. Ndagira ngo ngutangarize aho ngaho uri mu majyepfo, ukuboko kw'Imana kukuriho. Ndagira ngo ngutangarize aho uri mu majyaruguru, ukuboko k'Uwiteka Imana kukuriho. Ndagira ngo ngutangarize wowe aho uri burasirazuba n'iburengera bwaryo, ukuboko kw'Imana kukuriho. Haleluya. Ijambo rijya rimbwira, rijya rimfasha, rikambwira ngo haracyari ibyiringiro ngo yuko igiti cyatemwe ngo cyakongera kigashibuka. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize ibyo ngibyo wabonaga bidashoboka muri aya masaha bigiye gushoboka. Ijambo ryavuze ngo nabaza ndagutabara ngo nkwereke ibikomeye. Hari ibyo wabonaga bikomeye. Umva ijambo rero, umva uko Uwiteka Imana avuze ngo amaguru y'uwuzanye inkuru nziza ngakamamaza iby'amahoro. Janvier wenda ndagira ngo ngutangarize ngo hari amahoro, hari ubundi buzima, hari ayandi mateka. We wa mukobwa we uri mu biyobyabwenge, ndagira ngo ngutangarize ngo aya masaha bireke, garuka ku Uwiteka aragushaka. Haleluya. Muri njye ngo muze mwenyine twihererane ngo tujye ahantu hatari abantu, ngo ndore imiruho irakurembeje, ngo ndetse n'urusaku ruri ni rwinshi, induru ni nyinshi, amagambo ni menshi ku musozi, ibiguciye intege ni byinshi, ibigukuye mu gakiza ni byinshi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo akamamaza iby'amahoro, ngo Yuda we ngo komeza ibirori byawe byera, ngo higura imihigo yawe. Ndagira ngo ngutangarize ngo umunyabibi ntago azongera kunyura iwawe. Hari ibibi byakunyuze, hari abanyabibi baje bagufataho ijambo ku buzima, bakamenya wowe Olivier we, wowe Seti we, bakamenya uko wabaye n'uko wiriwe, bakagufataho ijambo. Ariko nagira ngo utangariza aya masaha muri iki kiganiro abantu bagiye guhindura imvugo ku bwawe. Imana iguhaye promotion wowe unkurikiranye, Imana ihinduye amateka, Imana ihinduye ibyaro umuvumo guhinduka umugisha. Wakomeye Imana amashyi. Haleluya. Ndananiza buri kintu cyose cyagufashe 2024, cyafashe isezerano rya 2024, 2025, akira igitangaza. Amen. Haleluya. Akira umunezero mama, akira kubyara ugaheka, akira abana bawe bagiye kwiga. Amateka arahindutse. Ijambo yavuze ngo uburetwa buzakuba kure, igihe wasuzuguriwe kirahagije. Haleluya. Kabiri havuze ngo ute? Havuze ngo uvunagura azamukiye imbere yawe. Haleluya. Uvunagura azamukiye imbere yawe. Komera ku gihome, komera ku Mana yawe mama, ntucogozwe n'abanyegiputa. Umva wa mukobwa we, ntucogozwe n'abagushukashukisha ugasubira mu busambanyi. Komera ku Mana yawe. Imana nje kukubwira ni Imana ihindura amateka. Wavuze ngo amina. Turi muri iki kiganiro mbonye Imana ihindura amateka. Wamvugiye ngo amina. Ndavugana nawe mu mama urwaye, ndavugana nawe mu mama ubona byanze, turavugana nawe wowe ubona inzu yo kwishyura inzu byanze. Uwiteka aravuze ngo aje kwamamaza iby'amahoro, aje kuvunagura amagambo, aje kuvunagura amagambo bakuvuga, aje kuvunagura imivumo bakuvumye. Imana igukuye muri kavukire, Imana igukuye muri karande, Imana ihinduye amateka. Haleluya. Ndamva Imana ihindura. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo ndore mu mpinga z'imisozi, niko rivuze ngo amaguru y'uwuzana inkuru nziza sha ngakamamaza iby'amahoro. Haleluya. Muri Yesaya aravuga ngo byuka urabagirane kuko umunyabibi batazongera kunyura iwawe. Hari ababi banyuze iwawe wowe unkurikiranye, kiraguheka ati ibikunaniza n'ibiki byose. Wowe utarakira agakiza, ubuzima hari ubayemo wabonaga ari iki cyakubase cyane muri ibyo bihe? Ewana n'urwagwa. Umukozi w'Imana. Buri muntu wese tujye tubwiza abantu ukuri. Urwagwa hariya mu idini turi hari aho bita ku ruhimbi. Si kukubesha Seti, nameze neza ntago nanahicara. Numva hari akantu kancira urubanza, ntago uwo munsi naho nasanga baneguriye ku ruhimbi njye sinahajya. Kuko mu rusengero rwanjye ni mu mutima.
rero mu mutima wanjye hari ikiri kuncira urubanza, ndajya kwicara ku rutambiro ngute? Rero buri muntu wese unkurikiranye ukorera Imana babanze batinye ruriya ruhimbi duhagararaho mu madini yacu, kuko hariya ni ahera hahera. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane cyane. Babwiye ni mwebwe mudukurikirana mu bice bigiye bitandukanye, mukomeze mugubwe neza kandi amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani bikomeze bihundagazwe kuri mwe mudahwema kubana natwe. Ni N1 TV ndetse kandi tukaba turi kumwe na Mukasa TV. Ndacyari MCC tuwe dutangiranye, nizeye ko turaza kujyana ku musozo w'iki kiganiro. Turi kumwe n'umuvugabutumwa Sibomana Evangeliste. Yego. Ariko hari akandi nibagiwemo. Akaheze. Erega ubundi nta muntu uvuga umugabo, umugabo arivuga. Gusa ntabwo ari ubwa mbere uje hano kuri N1, ndetse kandi nanone nta nubwo ari ubwa mbere abantu bagiye kukubona, uri umuntu abantu barimo kugenda biyumvamo cyane. Usibye ubu ngubu ndetse kandi na kera yego twakomeje gukurikirana amateka yawe, dusanga abantu barakuze, ariko noneho kuri social media hari ibikorwa byinshi urimo kugenda ukora mu ivugabutumwa bikomeje kwigarura imitima y'abantu benshi. Amazina dukomeza tukinjira mu kiganiro. Nitwa Evangeliste Sibomana Janvier, ni umukozi w'Imana, mvuga ubutumwa bwiza. Rero reka dusuhuza abantu bose bashobora kuba badukurikiranye uyu munsi aribwo bwa mbere. Muri aya masaha hari icyo Imana ishaka kutubwira. Haleluya. Amen. Ijambo ryaravuze ngo kuko kunyagwa k'umunyamibabaro, kuko gusuhuza umutima k'umukene, ngo none aha ndahagurutse. Rero Imana ishimwe wowe muntu nkurikiranye aya masaha, Imana ishimwe ko idushyiriyeho kano gahe ko gusenga. Haleluya. Ijambo ryaravuze ngo nzabagirira neza kandi muzabona ikibo muvugiramo, ntago muzaburamo ifu, kandi n'imirire zanyu ntago muzaburamo amavuta. Rero Imana ishimwe buri muntu wese unkurikiranye. Nongeye kubasuhuza amajyepfo n'amajyaruguru, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Uko mubizi ni wa muvugabutumwa. Rero tugiye mu ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga nk'uko tubimenyereye. Reka dusenge. Imana ndagushimye, ndaguhimbaje kubw'imbaraga zawe, ndagushimye kubw'imbaraga n'amaraso wamenye ku musaraba. Ijambo ryavuze ngo kuko kunyagwa k'umunyamibabaro, kuko gusuhuza umutima k'umukene. Ndagushimye ko hari abantu bari bananiwe muri aya masaha bagiye kuboka muri iri jambo. Niyo mpamvu tuze ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, kuko ubwami n'ubushobozi Kristo ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Turamanuka tugeze hepfo yaho gato, haravuze ngo ndore mu mpinga z'imisozi amaguru y'uwuzanye inkuru nziza. Haleluya. Haleluya. Ngo ndore mu mpinga z'imisozi amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, ngo ndetse ngakamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, ngo komeza ibirori byawe byera, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, ngo yatsembweho poe. Haleluya. Umaze igihe ubona inshuti zikuvuyeho, wowe unkurikiranye, umaze iminsi ubona ibyo wakoze byiza bigahinduka ibibi, ariko ijambo rivuze ngo ndora amaguru y'uwuzanye inkuru nziza. Aho ngaho ubona nta nzira, aho ngaho ubona ibintu bifunze, aho ngaho ubona akazi kahagaze, baguhaye piriyave mu nzu, umva ijambo uko rivuze ngo amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, ngo ndetse ngakamamaza iby'amahoro. Imana yibutse ineza ukora mama, Imana yibutse kwitanga kwawe, Imana yibutse gusenga kwawe. Haleluya. Yaravuze ngo ugutwi kwanjye kuracyumva, ngo kandi ubwo kuwiteka Imana kuracyakora. Ndagira ngo ngutangarize aho ngaho uri mu majyepfo, ukuboko kw'Imana kukuriho. Ndagira ngo ngutangarize uri mu majyaruguru, ukuboko k'Uwiteka Imana kukuriho. Ndagira ngo ngutangarize wowe aho uri burasirazuba n'iburengera bwaryo, ukuboko kw'Imana kukuriho. Haleluya. Ijambo rijya rimbwira, rijya rimfasha, rikambwira ngo haracyari ibyiringiro, ngo yuko igiti cyatemwe ngo cyakongera kigashibuka. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize ibyo ngibyo wabonaga bidashoboka muri aya masaha bigiye gushoboka.
ijambo ryavuze ngo nabaza ndagutabara ngo nkwereke ibikomeye. Hari ibyo wabonaga bikomeye, umva ijambo rero, umva uko Uwiteka Imana avuze ngo amaguru y'uwuzanye inkuru nziza ngo akamamaza iby'amahoro. Janvier wenda ndagira ngo ngutangarize ngo hari amahoro, hari ubundi buzima, hari ayandi mateka. We wa mukobwa we uri mu biyobyabwenge, ndagira ngo ngutangarize ngo aya masaha bireke, garuka ku Uwiteka aragushaka. Haleluya. Muri njye ngo nimuze mwenyine twihererane, ngo tujye ahantu hatari abantu, ngo ndore imiruho irakurembeje, ngo ndetse n'urusaku ruri ni rwinshi, induru ni nyinshi, amagambo ni menshi ku musozi, ibiguciye intege ni byinshi, ibigukuye mu gakiza ni byinshi, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, ngo komeza ibirori byawe byera, ngo higura imihigo yawe. Ndagira ngo ngutangarize ngo umunyabibi ntago azongera kunyura iwawe. Hari ibibi byakunyuze, hari abanyabibi baje bagufataho ijambo ku buzima, bakamenya wowe Olivier we, wowe Seti we, bakamenya uko wabaye n'uko wiriwe, bakagufataho ijambo. Ariko nagira ngo utangariza aya masaha muri iki kiganiro, abantu bagiye guhindura imvugo ku bwawe. Imana iguhaye promotion, wowe unkurikiranye, Imana ihinduye amateka, Imana ihinduye ibyaro umuvumo guhinduka umugisha. Wakomeye Imana amashyi. Haleluya. Ndananiza buri kintu cyose cyagufashe 2024, cyafashe isezerano rya 2024, 2025, akira igitangaza. Amen. Haleluya. Akira umunezero mama, akira kubyara ugaheka, akira abana bawe bagiye kwiga, amateka arahindutse. Ijambo ryavuze ngo uburetwa buzakuba kure, igihe wasuzuguriwe kirahagije. Haleluya. Kabiri havuze ngo ute? Havuze ngo uvunagura azamukiye imbere yawe. Haleluya. Uvunagura azamukiye imbere yawe. Komera ku gihome, komera ku Mana yawe mama, ntucogozwe n'abanyegiputa. Umva wa mukobwa we, ntucogozwe n'abagushukashukisha ugasubira mu busambanyi. Komera ku Mana yawe. Imana nje kukubwira ni Imana ihindura amateka. Wavuze ngo amina. Turi muri iki kiganiro mbonye Imana ihindura amateka. Wamvugiye ngo amina. Ndavugana nawe mu mama urwaye, ndavugana nawe mu mama ubona byanze, turavugana nawe wowe ubona inzu yo kwishyura inzu byanze. Uwiteka aravuze ngo aje kwamamaza iby'amahoro, aje kuvunagura amagambo, aje kuvunagura amagambo bakuvuga, aje kuvunagura imivumo bakuvumye. Imana igukuye muri kavukire, Imana igukuye muri karande, Imana ihinduye amateka. Haleluya. Ndamva Imana ihindura. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo ndore mu mpinga z'imisozi, niko rivuze ngo amaguru y'uwuzana inkuru nziza sha ngakamamaza iby'amahoro. Haleluya. Muri Yesaya aravuga ngo byuka urabagirane, kuko umunyabibi batazongera kunyura iwawe. Hari ababi banyuze iwawe, wowe unkurikiranye, ubona ibintu biranze, ubona ubutunzi buragiye, ubona akazi karacendereye, mu bucuruzi byaranze, ariko ijambo riravuze ngo agaruye icyubahiro mu kazi ukora, agaruye icyubahiro mu mirimo yawe ya buri munsi, agaruye icyubahiro. Haleluya. Mu bana bawe. Haleluya. Mana ndagushimye muri aya masaha, ndagushimye kubw'imbaraga zawe, ndagushimye kubw'amaraso wamenye ku musaraba. Ayiwe, mfashe umwanya wo gusengera abantu twabanye muri uyu mwaka wa 2024. Ndabasengera imbaraga zawe nizibabeho, icyubahiro cyawe nikiganze kuri bo. Ubahe umunezero wo mu mutima, ubahe kugubwa neza, ubahe imirimo n'ibitangaza ibyo barekejeho amaboko. Niko ijambo ryawe ryatubwiye ngo imirimo yacu, ibyo tuzakora twerekejeho amaboko, tuzabiboneraho umugisha. Uvumire buri muntu wese umugisha wese, buri muntu wese udukurikiranye. Uha umugisha buri muntu wese ubana natwe buri munsi ku munsi. Uhe buri muntu wese umugisha ibimukwiriye. Waravuze ngo buri munsi uzajya uturemera ibintu bidukwiriye. Ndagushimye ko wumvise gusenga kwacu, ndagushimye ko udushyigikiye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka twikomera Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. None ibi bintu rero, hari ijambo ubanje uhereho wigisha, ni muri Nawomi, ni hehe? Muri Nawomi. ngo umunyabibi watambukaga iwawe yatsembweho pe.
ngo nawe uzongera kugira kunyura iwawe. uzongera kunyura iwawe. Hallelujah. Iryo jambo rirakomeye ku bantu wenda basenze cyangwa se ku bantu bashaka kugandukira ijambo ry'Uwiteka, no ku bantu bumva ko Uwiteka akiza cyangwa se ashobora byose. Amen. None ikibazo mfite cy'amatsiko Yego. no ku badukurikiye, umaze igihe kingana iki mu gakiza? Maze imyaka 10. 10. bivuze ngo wakiriye agakiza muri 2010 niko twabivuga, ariko ubwo 2024 tugiye kuyirangiza, wakiriye agakiza nko muri 2009. Yego. Cyane. Umaze kuvuga ati wa mukobwa we hari ibibi bigushuka ugasubira mu busambanyi, ati wa mubyeyi we akira guheka, ati ibikunaniza n'ibiki byose. Wowe utarakira agakiza, ubuzima hari ubayemo wabonaga ari iki cyakubase cyane muri ibyo bihe? Ewana, n'urwagwa. Umukozi w'Imana. Buri muntu wese tujye tubwiza abantu ukuri. Urwagwa ugeze iyo mvuka iburasirazuba mu karere ka Ngoma nta muntu utanzi. Njye naranywaga. Habaye urwagwa se? Icyo gihe habaga urwagwa. Hari inzoga, hari igitoki bitaga gahinja. Kigira inzoga. Narugutuye. Kigira inzoga iteye ubwoba. None utarakira agakiza, umaze kutubwira ko icyari kikubase ari ukunywa urwagwa, ariko wumva gufite iyihe nyota n'ipfunwe ryo kuvuga ati mvuye muri ibi bibi ndimo, nakira agakiza, nahinduka, nakorera Imana, nagaragaza inkuru nziza ku musozi w'iwacu, abatazi Imana bakayisobanukirwa, nkababwira ubwiza bw'Imana, nkababwira imirimo y'Imana. Ese waba waragize ipfunwe no kwifuza kuva muri ibyo bibi, cyangwa se wakira agakiza bigutunguye? Nagize ipfunwe ryo kuva muri ibyo bibi, ariko hari abakira agakiza bibatunguye cyane. Iyo ugeze kuri tape y'umuryango ukwanga, uba warenze ihaniro cyane, inshuti zikakuvaho, none ugahinduka ikivume. Abati rero kama mbaye ngewe Janvier ngiye gukizwa. Buriya hari ijambo nyakunda kuvuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nyuma yo kwinjira gukizwa, ineza y'Imana yanjeho. Hano mu madini dufite hari abantu tuba dufite, akaza ari umukristo ariko anywa inzoga, akaza ari umukristo ariko ari umusambanyi, akaza ari umukristo ariko ari umujura. Ariko uko ugenda, hari umwanditsi wavuze ngo mbwira uwo uri we, mubwira uwo mugendana, mbwira uwo mugendana, mubwira uwo uri we. Nugendana, yaravuze ngo nugendana n'umujura uzaba umujura, nugendana n'umusambanyi uzaba umusambanyi. Cyane cyane nkunda gukora ibiganiro by'urubyiruko. Urubyiruko mbwira tureke gushukwa n'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu kino kiganiro nyita ngo mubohora agende, niko ijambo ryavuze ngo uyu munsi ndakubohora, ngo ngukureho iminyururu iri ku maboko, ngo nushaka ko tujyana. Seti nawe uyu munsi nushaka ko tujyana, uze tugende. Ninkubera inshuti nziza tuzagendana. Ariko agakiza nkarimo. Yego, turi kugira ngo twumvishe neza abantu badukurikiranye. Agakiza nkarimo, ahubwo mu buzima bwa buri munsi nanjye njya mpura n'ibisitaza cyane. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umukiranutsi bwiracumuye kangahe? 7. Twikomereze. Niyo mpamvu ndi kukubwira kugira ngo hari n'undi udukurikiranye utari Janvier w'umusinzi ariko ukijijwe. Uyu Janvier ndi kubwira unkurikiranye, ndi kugira ngo umubwire ngo nubwo uri muri ako gakiza ufondafonda wiyoberanya, hari igihe uzahura imbaraga z'Imana zikamanuka zikagufata ugakizwa, ubusinzi ukabureka, ubusambanyi ukabureka, ubujura ukabureka, ndetse n'igihugu kikabona umutekano. Njye mba numva nifuza ko ku bwanjye ruhande uyu murimo nkora, ko urubyiruko rwose rw'u Rwanda rwamenya Imana. Izi social media, ngaruka kuri social media, hari abantu bazijyaho bagakora ibintu bihabanye n'ihame ry'u Rwanda cyangwa se umuco nyarwanda. Naguciye mu ijambo uravuga ati muri uyu murimo ukora urifuza ko urubyiruko rwose rwamenya Imana cyane rwose. Hari umuririmbyi wageze kuririmba neza ngo iyaba abanyarwanda bari baruzi iyi si yari kuba paradizo. Bivuze rero n'urubyiruko twese tugandukiye Uwiteka, hari uburyo wamugana igihugu cyabonamo umutekano. Nk'uko erega na leta iravuga ngo twe rubyiruko
nitwe mbaraga z'igihugu. cyane. Uyu munsi wowe uyoboye ukeneye kuzamuka. Numara kuzamuka urahita wibuka urubyiruko rundi ruri hasi mu cyaro. Urangiye akazi nkora gatuma mpura n'abantu benshi mu cyaro, ugasanga abantu bari mu bintu kandi bakwiriye gukorera bafite imbaraga. Ni hano uzasura wenda umunsi umwe uzansure kuri tere ndi mu kazi, nkunda gukorana n'urubyiruko, haba harimo abasaza, siniyemera ngo wenda kuko mfite akazi, ariko mba mfitemo ingeri zose. Ni akahe kazi ukora niba atari ibanga? Njyewe nkora ibintu by'amashanyarazi no gusiga amarangi, mbese inzu zigakesha. Hari igihe uzansura kuri tere, ariko turabishyira muri gahunda. Ukorana n'urubyiruko n'abantu bakuzemo. Icyo mashatse ni iki? Uyu muntu nakoresheje ukuze yabonye byinshi, andusha ubwenge. Niwo muntu umwe yavuze ngo nagahora gahanze, uwarebye kure aba yarebye byinshi. Rero niyo mpamvu ngira ngo uyu muntu nkoresha ukuze ashobora kumbwira ati rero nubwo uri databuja, uru rugi twakarusize ibi rugasa gutya tukandika izina. Mwongera rero rwa rubyiruko ruto nanjye mba mfite, mba nshaka ko ejo ningera cyangwa se mpfuye bazavuga ngo uyu mwuga nawigishijwe na runaka. N'igihugu cyangwa se n'abandi inshuti zacu n'abaterankunga n'ababosi bacu, ngiye buriya mu nyungu ndakora n'abandi dukora akazi kandi ati nimujya munangaje abakozi mujye mushyiramo balance. Harimo abafite imbaraga nini nyinshi, hari n'abafite nke, ariko bose dushyiremo agenda. Ngiriwe rero ubuntu njya mvuga ningirirwa ubuntu nkageraho numva nshaka kugera, impande zose nzazikoraho. Imana ibigemo. Mu butumwa bwiza umaze gutambutsa hari ijambo wavuze ati mwebwe hari ababavuze nabi, hari ababafashe uko mutari, ariko uyu munsi niwakirira ijambo ukemera guhinduka, hari ikirahinduka mu buzima bwawe. Gisanishije no kuba wari umaze kumbwira ati muri 2009 2010 ujya kwakira agakiza, ati byagezwe n'aho wangwa n'umuryango. Ese umaze kwakira agakiza, muri icyo gihe umaze kwangwa n'umuryango, muri aka kanya ukaba warakiriye agakiza, ukaba ufite n'akazi kawe ukora, umuryango mubanye mute? Tubanye neza. Nta n'ikintu banakora bakatubwire pasiteri sha, hari ahantu Imana igera aho ngaho igacekeshe amajwi ya dayimoni yose. Uzi ko ubuvukana n'umuntu mwaravuye mu nda imwe, ugahinduka igicibwa seti, ukajya wumva ngo baguze isambu cyangwa se bayigurishije ntibakubwire. Ariko urwego, hari urwego, si ukwivuga ibirwi, ntago ahantu nkomoka se cyangwa umuryango nkomokamo ntago bagurisha ikintu batambwiye. Muri aka kanya bahita bahamagara ati ko tugiye gukora iki, uracyumva uti? Hagake nimba ari ikibazo dufite, twese dufite akazi, reka twe twishyure icyo kintu kiveho, ariko tutarinze gusesagura. Rero bashaka ko tugira iterambere mu byo dukora. Niho andi ijambo Imana yabwiye umwe muri Bibiliya nari kwibuka neza, Gahini, ese nukora ibyiza nuzemerwa? Seti bino bintu nubikora neza, urabona kuba wateze ukaza kundeba, ibi bintu, iki kiganiro nanze gishobora gutuma tuzamuka tukava kuri level twari turiho. Na nyiri iyi televiziyo nawe akazamuka kubera ibiganiro by'ubwenge bica ku bantu bisana n'imitima y'abantu cyane. Tujya ku musozo w'ikiganiro, hari ahandi hantu watubwiye ngo hari n'abajya mu gakiza bakinjira mu gakiza ariko bakinywa inzoga, bakinywa ubusambanyi. Biriya bintu wowe nk'umuntu wakiriye agakiza ubibona gute nk'abantu bakiri mu nsengero muri aka kanya bajya ku ruhimbi bakitakuma bagatitira bakavuga indimi, ariko nyuma yo kuva gusenga agahitira mu kabari cyangwa se agahitira muri hoteli n'umugore? Wowe wumva ibyo bintu byari bikwiye mu nsengero z'Imana? Nkunda kubwira abantu, ubushize ikiganiro twagikoranye n'umukozi w'Imana nawe duteye ibuye, ariko utubwire uko ubyumva. Yego, ubushize nganira na Olivier yansuye, namubwiye ngo njye urusengero rwanjye ni mu mutima, aha duhura ni mu ikoraniro cyangwa se n'amadini. Aho gature wowe muntu wiyoberanya mu idini, kukijijwe wagera hanze ugahinduka undi muntu. Niho ijambo rimwe nkunda umupapa w'inshuti yanjye w'umusilamu akunda kuvuga ngo
ibyo murabikora nk'abihorera. Numva ko nkunda kujyana n'abantu b'abasaza. Yewe nkunda abasaza cyane, abantu banduta. Niyo nshaka kuganira nabo. Niyo mpamvu zinshi uzansanga ndi mu gikundi cy'abantu bakuze. Ijambo rivuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mwanywe nabi. None se ubona wewe iyo urebye ubona batarangira nabi? Hariya mu idini turi hari aho bita ku ruhimbi. Si kukubesha seti, nameze neza ntago nanahicara. Numva hari akantu kancira urubanza, ntago uwo munsi naho nasanga baneguriye ku ruhimbi njye sinahajya. Kuko mu rusengero rwanjye ni mu mutima. Rero mu mutima wanjye hari ikiri kuncira urubanza, ndajya kwicara ku rutambiro ngute. Rero buri muntu wese unkurikiranye ukorera Imana babanze batinye ruriya ruhimbi duhagararaho mu madini yacu, kuko hariya nahera hahera. cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ko buri muntu azabazwa ibye Yamenye, numenya byinshi uzabazwa. n'umwana ngaza, ariko ngo hari abana batazagira ibyo babazwa, babandi baba batazi kuvuga, batazi icyiza n'ikibi. Ariko no guhera ku mwana uzi ngo gusambana n'ibibi, kunywa inzoga n'ibibi, ariko mu kugaruka kwa Yesu ubwo azabagarutse, buri muntu azabazwa ibyo yakoze, kandi ngo buri muntu azajyanwa n'imirimo, azahemberwa ibyo yakoze, kandi ngo uzajyanwa n'imirimo yawe myiza wakoze kuri ako kantu ukoze hasi. Rero unyibutse ibuye. Hari ukuntu yavuze ijambo rijya cyangwa se umugani wa Kinyarwanda, ajya bavuga ngo, cyangwa nabivuzeho, abantu muba mugendana ushobora gushiduka ugwa mu kintu, ariko wagakwiriye guhindura inshuti zawe. Turi kwanzura kino kiganiro, nakivuza ko buri wese unkurikiranye yagerageza guhinduka. Ushobora kuba waragerageje gukizwa 2024, ariko nibura mu 2025 winjire mufite ingamba. Muri gine waririmbye ngo uzibutsa Imana umurimo ku munsi mubi. Uzamwibutsa iki? Uzibutsa Imana iki ku munsi mubi? Ukiri naho ngo hari aho tuzamutakambira, ngo ndavuga nka ba bandi nyine dukora, hari ibyo abantu gutya na gutya, nageze no kukubwira ati n'umukiranutsi bwira 17, ariko nayo izabasubiza ati mugende sinigeze mbamenye. ngo kandi twaragukoreye tukirukana amadayimoni ngo mu mwuka wera mu izina rero se hari ibintu abantu tujya iyo nicaye ntekereza, nukora imirimo yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, nzohereza mwuka wera n'abamanukira, muzuzura umwuka wera, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ariko aravuga ngo ngiye kubategurira amazu kwa data, ngo nisanga atariyo nzaza mbabwire. Bishatse kuvuga ko kwa data amazu ariyo. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Wowe wiyoberanya mu rusengero, seti ntibizagutungura njyewe Janvier usanze mu ijoro ndi mu nzu irimo amakaro ariko idafite amatara, kubera nta mirimo myiza mfite. Hari n'ubu uzasanga ari mu nzu y'igitaka gusa ifite amatara bitewe n'ibyo wakoze. Rero imirimo, nshatse kuvuga ngo imirimo bizajyana mu ijuru batuza ahantu hatandukanye. None se ineza y'umuntu si wemera ko yivugira? Uko ninjye nicaye ndi gutekereza. Ejo nahuye n'umusinzi ahita ahagarika abantu bavuye gusenga, arabwira ngo yewe ngo mwiriwe, ati yego, ati mujye mwibuka natwe mudusengere, ati ni ukuri Imana igukure muri uwo mwanda. Ngo none se ngumva mbabaze, ngo inzu Satani yabagamo mu ijuru ngo yabonye umupangayi, none nawe wisumbwira. Nawe arambwiye ngo mu ijuru ngo hari igihe haba mwirimo amakaro, ngo nkaba muri ibitaka. Ahubwo icyo gihe nkeka ko mu ijuru tuzatuzwa ahera, ariko ya mirimo mibi twakoze hari itazatuma tubasha. Hari umuntu kuko ngo mu kugaruka kwa Yesu ngo tuzambara umubiri duse nawe, kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mu kugaruka kwa Yesu ngo Imana izagaruka ku isi hasigayeho abantu 142. Uzi ikintu yavuze dusoza? Yaravuze ngo muhore mwiteguye, nzaza nk'umujura. Seti zino sawa wakizwa, nanjye nakizwa, data akatujyana mu ijuru. Imana itugire neza. Amen. Hanyuma twe turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste, ni MC Seti nk'uko bisanzwe, Olivier kuri kamera. Olivier uyu munsi ndamunenga yatinze kuza kugira ngo twakire umukozi w'Imana. Imana imubabarire. Ngo yarakiri mu kazi, reka nawe Imana imubabarire. Mwibuke gukora subscribe, utarakora subscribe, kora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ni N1 TV ndetse turi kumwe na Mukasa TV.
dusubire mu biganiro bikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije.